uyu musaza muri kureba kuri screen yanyu uyu yamaze kuba yakicwa n'indaya ayihora ngo kuba yarayibwiye ngo yicare neza dore ko ngo iyi ndaya yari yashwandaritse ubwo yari yicaye ku nzira nanyuma uyu musaza ngo yamunyuraho akabona ibintu by'amatwi biri kurereta hagati y'amaguru umusaza ajyaho ngo agiye kwegeranya amaguru ngo adakomeza gushwandarika indaya nayo irangije ifata umwase waruri hafi aho umukubita mu mutwe umusaza ahita ahasiga ubuzima. Yapfuye azize kubwira umuntu ngo icara neza. Yapfuye azize kubwira umuntu ngo icara neza. Nyine Sipiriyani yabwiye uwo w'indayi ati icara neza. Igeze nko mu masaha 9 haza umuzukuru wanjye arambwira ati sogokuru arapfuye. Kiso ipaya. Ibyo nibyo rero tugiye kugarukaho muri ino minota mike cyane ndagira ngo nubundi mwongere mu ntize akanya kanyu kugira ngo mbagezeho byinshi bifite aho bihuriye n'iyi nkuru y'akababaro mbabwire nti ese byabereye he ese kwanza ubundi byari biturutse kuki kugira ngo uyu musaza ajye kureba mu maguru y'abandi bize kumuviramo urupfu. Reka nkwibutse ko ari nge Kizo tugiye kubana muri no nkuru hanyuma kandi niba utariyandikishije mu bazajya bakurikirana inkuru zacu ndagira ngo ubikore nonaha. Kwiyandikisha nta kundi rero ni ukureba munsi no video hanyuma ugakanda ahantu handitse ijambo subscribe icyo gihe uzajya ubona inkuru zacu kandi uzibone mu bambere. Nkuko nari mbikubwiye rero iyi niyo nkuru tugiye kugarukaho muri aka kanya ni inkuru yabereye mu karere ka Gatsibo ni mu murenge wa Gitoki ni mu kagari ka Rubira ubwo ni mu mudugudu wa Rwintama. Uyu musaza rero wapfuye azize kubwira indaya ngo yicare neza bamwita Hitimana Sipiriyani uyu nguyu akaba afite imyaka 69 y'amavuko. Ni mu gihe iyi ndaya yo batubwiye ko izina ryayo bayita Ingabire ni mu gihe ubuyobozi bwo bwavuze ko amazina nyakuri yitwa Claudina ariko nyine ubwo twebwe turakoresha izina rya Ingabire kubera ko ari ryo zina yakoreshaga kuri no santere ya Rwintama. Iyi ndaya rero ikaba ifite imyaka 29 y'amavuko ikaba yaraturutse mu nkambi ya Nyabiheke. Uyu musaza Hitimana Sipiriyani rero ubwo yarari muri no karitsiye ya Rwintama yagize gutya arimo aritahira yambaye ikote ndetse n'ipantaro byiza cyane dore ko ngo yarabwiye umugore we ko agiye kureba ngo uko ibigori bimerewe mu murima dore ko ngo hari abari bigeze kumubwira ko ibigori byabo babyiba nibwo uyu musaza yabwiye umugore waramubwiye ati reka njye mu murima njye kureba uko imyaka imeze. Uyu musaza ngo nta kindi yakoze uretse kwigira ku gasantere arabanza afata agacupa hanyuma ngo kamaze kumugeramo aho kugira ngo atahe ahubwo ajya kureba abicaye nabi ndetse n'abicaye neza kandi ubundi mu kinyarwanda baca umugani ngo uwicaye nabi ababaza imbere ye ariko kuri no ncuro uyu musaza niwe byaje kuza kuba byababaza dore ko ngo ubwo yararimo aritahira yaciye kuri no ndaya yitwa Ingabire dore ko ngo iyi ndaya yari yicaye ku nzira noneho ngo yashwandaritse dore ko ngo uyu musaza ubwo yamunyuragaho ngo yageze gutya areba mu maguru ye ahita abona ngo ibintu by'amatwi biri kurereta hasi hanyuma uyu musaza aho kugira ngo akomeze urugendo wahubwo arakomeza aritegereza. Iyi ndaya yitwa Ingabire yamubajije ati wa musaza uri kundeba iki ko wowe nta n'umukiri ukurimo hanyuma uyu musaza ajya haramubwira ati ntabwo wari ukwiye kuba wakicara gutyo ku nzira wari ukwiye kujya kuba wabikorera iwawe ukareka kuza gukomeza kuderanja abagenzi. Iyi ndaya ikintu yakoze yakomeje kumubwira ati wa musaza sinzi ikintu nshakaho kandi icyo nshakaho urakibona bibaviramo rero guterana amagambo nibwo iyi ndaya uyu musaza kwihangana byaje kwanga nibwo yahise igenda igerageza gufata amaguru y'iyi ndaya ngo iyabumbabumbe areke gukomeza gushwandarika abanyenzira hanyuma rero iyi ndaya yahise ihaguruka ifata umuhini waruri hafi aho irangije iwumwasa mu mutwe umusaza uko yakamanutse yahise abanza ubwonko hasi umusaza ahita ahasiga ubuzima. Abaturage rero mu kuza bahuruye ngo batabare dore ko ngo bari bumvishe ikintu gisa nk'igikubita basanze iyi ndaya yicaye hafi aho ngaho imbere y'umurambo ndetse yicaranye n'umwase irimo iravuga ati njye
nanga abantu banshanukaho n'ubundi mwakomeje kugenda kera muvuga ngo ndindaya ndababangamiye ariko kuri no ncuro ngira ngo isomo muraribonye ntihazagire undi muntu wongera kunshanukaho kandi nta n'ahandi hantu ndi bujya mukora icyo mushaka. Abaturage rero bahise bahamagara inzego z'umutekano ziraza zita muri yombi uyu Ingabire zimujyana muri RIB ya Kabarore. Ni mu gihe uyu musaza we yahise ajyanwa mu buruhukiro kugira ngo akorerwe isuzuma. Hanyuma kandi abo mu muryango w'uyu musaza bo bakaba bavuze bati iyi ndaya nibaramuka bayirekuye bazayiyicira kubera ko bimaze kugaragara ko ibintu bimaze gufata indi ntera, aho umuntu yica undi yarangiza agasigara abyigamba agira ati ngewe nzajya muri gereza njye impungure igihe nikigera nzataha. Ni mu gihe abaturage bo bavuze ko ibi ngibi abantu bakomeje kugenda babyitwaza, dore ko ngo hari abarambirwa n'imibereho bo bagahitamo kujya gutungwa na leta ariko bakabikora biciye ku kuba ngo bagirira nabi abandi. Abaturage rero aho ngaho akaba ariho bahera bavuga ngo icyaha mu gihe umuntu wishe undi nawe yarakwiye kuba yahita yicwa ako kanya, ariko amategeko y'u Rwanda yo suko abivuga. Amategeko avuga ko umuntu wishe undi ku bushake icyo gihe iyo icyo cyaha kimuhamye ahanishwa gufungwa icyaha cya burundu. Ubu tuvugana rero uyu musaza yamaze kwitaba Imana, ni mu gihe uyu Ingabire cyangwa se uyu Claudine we yamaze gutabwa muri yombi akaba afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kabarore. Ariko andi makuru akaba atubwira ko uyu Ingabire n'ubundi ngo atarashobotse, dore ko ngo ubwo yarari mu nkambi ya Nyabiheke ngo yaraje n'ubundi abonana cyangwa se abana n'umugabo ariko bagakomeza kubana mu makimbirane. Nibwo ngo umugabo yaje kumuta, dore ko ngo uyu mugore n'ubundi ngo yari yifitemo ingeso yo kuba yaba umusambanyi, hanyuma ngo akajya asiga umugabo mu nzu akajya gusambana ndetse agataha yananyweye ibisindisha. Nibwo ngo uyu mugabo baje gutandukana, uyu mugore rero aza guhitamo gukurikiza cyangwa se ahitamo kujya kwibana ndetse no gukora umwuga w'uburaya ku giti cye. Ubu akaba ari byo yakoraga kuri ino santere ya Rwintama. Rero bikaba bimuviriyemo kwica uyu musaza, amuhora ngo kuba yamubwiye ngo yicare neza areke gushwandarikira abanyenzira. Reka tubwire uyu musaza Hitimana Sipiriyani w'imyaka 69 tumubwire ngo Imana imuhe iruhuko ridashira, ariko nanone biviremo abandi isomo bajye bareba ibibareba, kubera ko ikigaragara cyo nuko uyu musaza yazeze kuba yarebye mu maguru ataraye akajya kwita kubicaye nabi, kandi baca umugani ngo uwicaye nabi ababaza imbere ye. Ariko nanone tubwira abo mu muryango we bakomeze kwihangana ndetse no gukomera, hanyuma kandi abandi bakora nk'ibi Ingabire yakoze nabo ibi ngibi babikuremo isomo, kubera ko iyo bagerageje kuvutsa umuntu ubuzima bwe biza kurangira n'ubundi nawe bitamuguye neza ubuzima bwe akabukomereza muri gereza. Reka mbashimire cyane rero, hano nshyiraho akadomo hanyuma tuze kongera guhurira n'ubundi mu yindi nkuru ngiye kubategurira. Reka mbabwire ngo ibiganiro byacu nakagaruka. Hasta la vista. Abakozi nitwa Manyuzwe Pierre Claver, umunyamabanga nshingwabikorwa w'agateganyo umurenge wa Gitoki. Mu by'ukuri muri uyu mudugudu wa Kavumu mu kagari ka Rubira habereyemo ikibazo cy'umusaza witabye Imana twaga Hitimana Sipiriyani. Yitabye Imana ejo apfa mu rupfu rutunguranye kuko ntabwo yararwaye. Yego, niyo mpamvu abaturage baje kubahurura, natwe kandi twaje kubahurura no kubafata mu mugongo. Mu by'ukuri wenda kuvuga ngo umuntu yazize iki biterwa ni hari inzego zishinzwe kubitangaza, ariko amakuru mfite nuko ejo uyu musaza Hitimana Sipiriyani yari ari mu kabari asangira na Muhawenimana Claudine, hanyuma barashyamirana bitewe n'ubusinzi. Si uriya mudamu afata umwase akubita uwo musaza mu mutwe. Umusaza ntabwo yahise yitaba Imana, ahubwo abo bari kumwe ku kabari bamujyanye kwa muganga muri centre de santé ya Gituza, ariko akigerayo yahise yitaba Imana. Iyo kwigendera abaturage bavuga ko mwaka ubuzima n'ubundi ngo yarasanzwe bariswa mu nkambi, ariko akaba yari yaje kuba muri iriya santere. Ayo makuru mwaje kuyamenya koko uriya mugore yabaga mu nkambi? Yego, yabaye mu ariko yaramaze hano iwacu umurenge wa Gitoki imyaka igera kuri 2. Yabaye mu nkambi hari hakurya Nyabiheke, ariko ava yashakana n'umugabo umwe hano
muri rw'intama hasi ubundi mudugudu baza kunaniranwa avamo urugo rufite ruranga yimukira ahandi ari naho yarari ari gusangira n'uriya musasa aho yarari yarahamaze umwaka hafi umwaka wendaga kugira kuko yaje ku gihe cya Noheli y'umwaka ushize. Ubu rero kubera ko uyu musaza ntabwo yari yishoboye namwe mwahageze mwabibonye, ubu icyo tugiye gukora ni ukujyana umurambo bakawupima, inzego zibishinzwe zikamenya icyo azize koko kugira ngo azabone n'ubutabera. Ubu rero tugiye gufata uyu murambo wa nyakwigendera tuwujyane ku bitaro Ngarama, akarere kaduhaye imodoka n'ibindi byangombwa nkenerwa kugira ngo ajye ku bitaro, nagira arabanza ajye muri morgue. Ibyo byose ni akarere kabidufashijemo, ubwo andi makuru azakurikiraho tuzabamenyesha. Ari kuri RIB station ya Kabarori kuko ejo twese tumbayise bamufata. Abaturage no kubahumuriza kuko mu by'ukuri nta makimbirane twari tuzi, yabuye umusaza nta makimbirane ageraga n'abantu. Uwo mudamu nawe uretse ko tuzi ko yabaga mu nkambi ariko ntacyo yapfaga n'uyu musaza. Abaturage no kubahumuriza, ikosa ryabaye yo gukubita, kwihanira ntabwo ari byo. Niba mugeze ubushyamirane mutumvikana n'umuntu bakaganiriza inzego z'ubuyobozi kuko kwihanira ntabwo ari umuco mwiza w'u Rwanda.